Billy umunsi umwe umbwire nuko bandika indirimbo, uzambwira icyo ngomba kubwira abahwihwisa bose igihe njye nawe turimo kubyina, wibera mu mutima wanjye kugira ngo ushimishe. Umunsi umwe wonyine urahagije kugira ngo iyi si yakomeretse ibashe kugira ikiri ibikomere byayo kubw'ibitangaza. Billy upfa kuba unkunda, iryo zina ryawe riziritse ku ryanjye. Niba hari abantu bakundana nkatwe, n'ibitangaza bizongera bibeho. Navukiye hafi y'isoko, nabonye n'ibicu bimeze nk'igikoko mu kirere cy'iwacu. Nahuye n'abashumba barantembiriza biratinda. Kandi niba hari abantu dushobora kubona ubutayu bwahindutse ubusitani, nuko byose biri mu biganza byacu kandi ntacyo twakora ngo duhagarike ubuzima. Billy upfa kuba unkunda wowe gusa, reka izina ryawe ryizirike ku ryanjye. Niba koko hari abantu bakundana nk'uko dukundana, ibitangaza bizongere bibeho. Uzanyegurire isi umunsi umwe umbwire nuko bandika indirimbo, uzambwira icyo ngomba kubwira abahwihwisa bose igihe njye nawe turimo kubyina. Niba hariho abavugi, dushobora no kubona abahamagara ibihe byiza. Ngaho rero nawe uzabegurira isi maze murebe ko urukundo rutazaramba igihe kirekire. Billy upfa kuba unkunda, reka izina ryawe ryizirike ku ryanjye. Niba hari abantu bakundana nk'uko dukundana, ibitangaza bizongera bibeho. Billy upfa kuba unkunda wowe gusa, reka ibitangaza, reka izina ryawe ryizirike ku ryanjye. Niba hari abantu bakundana rero nkatwe, ni ukuvuga ngo ibitangaza bizongera bibeho. Niba hari abantu koko bakundana nk'uko dukundana, ibitangaza bizongera bibeho.